nyuma yo gushwanyaguza umutima wanjye wansizeho uragenda. Gusa sinzi niba ari igihe cyawe mu buzima bwanjye cyari kirangiye cyangwa ari igihe cyanjye mu buzima bwawe cyari kirangiye. Gusa icyo nzi cyo ni uko igihe kimwe wambwiye uti bye. Kugeza ubu nibaza icyo ntakoze kugira ngo nshimishe umutima wawe. Ntacyo nakoze mu byo nagombaga gukora, gusa byarangiye n'ubundi unsezeyeho uregendera unsiga njyenyine. Ndabyibuka mu ijwi rito, mu ijwi rituje, mu ijwi rimeze neza. Urukundo ari rwinshi, urukundo umutima wanjye wabaga utuje cyane. Si gukunda nanjye nkivayo wese mu magambo meza wambwiraga. Nisanze naramaze kugukunda urukundo rwinshi, urukundo ntabona uburyo mvuga. Umutima wanjye waramaze kuwufata wose, umutima wanjye urafungutse, urinjira. Ariko mu gihe gitoya urangije unsezeraho uragenda. Ibyo wanyituye narabibonye, uko wansize nabyo narabibonye. But let me tell you something. Aricyo nshaka kukubwira muri aka kanya. Nubwo wansize ariko kumana nanjye gato. Aricyo nshaka kukubwira gato. Ntabwo nigeze ngo umuko wansize. No, ntabwo nigeze ngo umuko wansize. Nyuma y'uko ugiye, let me tell you, nyuma y'uko ugiye hari wansanze mbabaye cyane. Umutima wanjye warajanjaguritse, umutima wanjye udatuje habe na gato. Nyuma y'uko ugiye hari wanyomoye ibikomere banteye. Mbayeho neza nanone. Ibyo wanyifurije byose mbere y'uko ugenda, ibyo wanyifurije byose mbere y'uko uva mu buzima bwanjye, byose byarabaye. Utazabona undi mukobwa ugukunda, uzabona undi muntu ugukunda urukundo rwishe, uzabona undi muntu mwiza ugukunda birenze. What? Uzabona undi ugukorera ibintu byinshi kurusha ibyo nagukoreraga. Jana, listen please. Wansunikiye cyane kungusha, maze Uwiteka arantabara. Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, kandi yahindutse agakiza kanjye. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka aranyitaba, anshyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Nk'uko imisozi igose i Yeruzalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Waransize ariko uwo niwe nabonye, uwo namfashe uyu munsi. Let me tell you, uretse gato kugenda. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirondora, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Ntabwo dufite gutinya. Waragiye ariko hari uwo nabonye. Ibyiza wanyifurije byose mbere y'uko ugenda ngo uve mu buzima bwanjye. Ibyo wanyifurije byose narabibonye. Umva amagambo meza mfite uyu munsi. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Ntagutinya, mfite Imana uyu munsi. Nyuma y'uko uvuye mu buzima bwanjye, nahindutse uwundi. Let me tell you. Hari ikintu nshaka kukubwira gatoya, hanyuma nkagusezeraho ukagenda. Ikuriza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Amen. Ikuriza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Turiza Uwiteka, umutegereze wihanganye. Ntuhagarike umutima nubona ibyiza mu rugendo rwawe. Ntugahagarike umutima, kuko abakora ibyaha bazarimburwa, ariko abategereza Uwiteka nibo bazaragwa igihugu.
Wow, mwakoze kubana nanjye gusa I'm single today. Ni story n'abateguriye kugira ngo ngira ibyo mbabwira. Mwakoze kubana nanjye. Imana iba umugisha, reka duhuze, komeza hasi gato urabona indi story. Ari story nyinshi cyane naguteguriye kandi zigomba kukugira umumaro uko byagenda kose. So niba ukunze iyi story like bitakunyuze cyane, urabona n'izindi nyinshi cyane ahangaha naguteguriye MC Ejro Live Style.